lélẹ̀ tí irú ọmọ wò wá rèé torí Ọlọ́run. Supposed to be a dinner man, serving dinner to the students in the secondary school. Nikoshaje jana. Woman. Naje nijoro. Nizere ko amategeko yo muri iki gipangu yaza. Ariko subundi kwa nzindukiye nk'umwaka wowe amategeko ko naje nijoro yambwira twumve. Amategeko yanjye cyambere. Nuko uticareye amakaro ari mu nzu. Ijya kabiri. Irangiye nsanga hariho moyo. Uzarisubizaho. Serandiro dikuru kuva nkoreye amavubi bimeze bite. Amategeko urukuyama. Nje urambaza amarangi ngende umuyobozi wa Mekiko. Sawa n'ibinza bizaso nsange hari irange ryanduye. Amaye uramenye ako kantu ni kabi. Alaykum. Ariko zubundi mva hejuru n'ubundi nirubo gari kandisha. Ngisene zaje. Ko yinjizwa hano muwambaye intunza uje kwenda muri iki gipangu sibambwe ko ari amageto se kini kirwaye banyarwanda namwamva uri kwinjira mu bwiherero se n'amazi none se ritayiga w'iki gipangu sari igihe wagira ngo izi ni toilette z'inyamirambo uri kwinjiramo zishobora kuba atari iz'inyamirambo zikaba ari izanyu siza mama niba ari izanyu ko ngaho genda rero kagiwa wano wa musatsi wa mbirimbiriwe ko bambwiye ko hano se hari ibipangu bikodeshwa birahari koko wigeze umana ku makayi ndi kwamamaza ibipangu bikodeshwa ariko nk'umuntu haba wakabaye ubimenya imiryango irahari ikibazo ukuntu umeze ntabwo iyi miryango urayipevera ntabwo wayishobora pe wowe se ko wayipeveye ariko ngira ngo hari n'ukuyikorera nyine mani ndabona mbikubwiye uzamuye amagambo urushije umunwa ba DPR mutegereze mwumvikane none se ndicaraye nese urajya ngo unyicaraho icara hara ku rubaho umuntu muraziranye ahantu muzi ariko ko aka kagabo kagumye kungendaho n'uyu musatsi wambesire we uyu ntabwo uzi ko ari wa Landlord ariko ntabyo narinzi sawa ari kurabimenye ariko boss yashakaga n'inzu yo kubamo mbese ushaka n'inzu ariko hari igihe utarayabona yo nkodesha inzu turetse nimba uba ugiye kuyigurisha amafaranga singaya What? ayo mafaranga n'ubwanutse sha ahubwo se nangaye 25 gusa 25 ariko ndabanyiguze ahubwo uratomboye ko nadashyizeho nandi kubera wanutse none utangiye kwipfushagiza abanyarwanda rwose ni mwumva nta kibazo pfa kuyinyereka mfe kureba dore niriye dore ninginjira muri rero nizere ko nta meri zibamo nta meri zibamo kuretse izo wazanye ko nabonye Landlord agira amagambo ni kuri yahora nikahora mani ahubwo wowe usanze yakishiye make yuko avuye gusenga naho ubundi ite byanyu basha shani ishati yaswe itanagira ibifungo we ariko shaka kuvuga ko icyo ubwira uramuzi kandi wasanga wowe nana y'ibishingo ujya utaha gashingwamo ibiti wanzerereziwe ndashaka ko muri bashyashya mu mudugudu wanjye wende wabazanye Landlord wanjye niyo icyo uri cyo sibindeba Landlord yagiye uzagaruka ejo kumaze uko naje nazanywe n'amaguru genda uzagaruka ejo sawa ejo mu gitondo kare nk'umwaka ndaba nabagezeho ese ubu ngo ibipfunsi nateraga ndacyabyibuka
ariko sha umaje kumenyera inzu yanjye kugiye kuyisenya uzaba muki kureza no cyajya ngo ninunze ese muri iki kiruri cyawe nigire gusakuza urongeye reba amakaro yanjye iri kwanduza nako ikabara sasa basha ntabwo wumva waguze fratisha ugura amatora shyashya utari wanyishyura panga isohoka tuvuganeho gato gasohokemo ibyo mu nda we mbasha usigaye umenyera witonde ese ubundi wenyera ibyondo kuva ngo ngenda kumenyera kuza urunguruka mu nzu mu masezerano twajyanye njya kugukodesha no kurunguruka mu nzu biri mu mbwira ni inzu yanjye ariko namaze nyishyura rero ngo nkwishyure naguzemo tiyayi n'amashurwe Amai uramenye ako kantu ni kabi. Alaikum alaikum. iyi frata azavamo Assalamu alaikum wa alaikum barakatuh.